utangiye kujya mu bapfumu. Wafashwe ryari kumva uba mu nzu y'abandi ukumva ushaka kuzayibamo utayishyura, nyirayo yajya kuyubaka hari inama yakugishije wamuhaye amafaranga ye? Wafashwe ryari n'ubwambuzi kutabuza ubwishyu bw'inzu ngo uri mu mibare, nawe yari ayifite yubaka gurya neza? Wafashwe ryari? Iyi ndwara iragatsindwa iyo atari Yesu yivumburiye yica nyirayo. Kandi abantu benshi barazirwaye kuko ni indwara y'insirimi igufata ishaka, ntabwo ari indwara izwi. Ngo muzajya kumva mwumva umuntu tutatekerezaga ngo yakoze cyamufasha. Byo muzajya mwumva ngo umuntu runaka tutibwiraga ibyo bintu ngo byagenze gute, kicuri cyamufasha. Aho kimufatiye niho kimujwigira. Mu murimo w'Imana ku manywa y'ihangu saa 8 ngeze mu mujyi nsanga umuntu wicaye atya yicariye ukuguru. Ubu hari ubwesikoro international yicariye ukuguru, yifubitse igikoti, yashigaje kano, afite n'imbaga ebyiri hano. Wamureba ukabona yaramugaye, nta kuguru agira kandi arayafite. Noneho kizunda agapfa. Tuzi abantu bakize sida, abandi bararwaye, abandi yarabije. Tuzi abantu bakize umutima n'ibihaha, tuzi nabo byije. Kandi aba bantu bose bari kuri standard, bari ku rwego rumwe rw'urukundo rw'Imana. Tuzi abantu bashatse barabyara, tuzi n'abashatse babura n'ivamo, kandi bose ni abarokora. Ukibaza ngo Imana yabikuye he? Igisubizo ngo nizi ibyo yibwira, niko Bibiliya ivuga. Jewe nzi ibyo nibwira, ni amahoro si ibibi. Iyo Imana rero idakoze ibyo ushaka ugira ngo ni urwango ikwanga, ariko burya mu nyungu zayo ifite icyo yakurinze, ifite n'icyo yarinze, kuzageza ku rwego nigisohoza bizaba ari sawa, nitanagisohoza bizaba ari sawa ku Mana. Yasanga nanjye mfite ubwenge bune. Bundi hari ubwenge bune mw'isi: ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo mu mujyi, ubwa kavukire, n'ubwo mu ishuri. Iyo ubuze ubwo bwose niho hava ijambo ryitwa icyo ntazi. Ariko niho wabura ubwenge bwose, ubura ubwo mu mujyi, ubura ubwo mu ishuri, ubura ubwa kavukire, ubura n'ubw'Imana. Umuntu akurenganya atabajije Imana, ikakurenganura itamubwiye. Umwana nguye aho aryamye turamuruzi twese, nyina musize muri situwasiyo mbi. Abantu mwaherekeje umubyeyi kwa muganga mbabaza akantu mukumve ariko mutazi icyo gasobanura. Kiyo waherekeje umubyeyi bamutwaye mu maternity yabyaye baza babaza, ninde waherekeje mukana bana Korodina? Niko umugore wanjye yitwa. Ni ngewe. Kuki batabaza ngo umugabo we nini? Ndi hano zana imyenda. Kuki bakeneye imyenda badakeneye umugabo cyangwa icyo mupfana? Nuko imyenda ari ikenewe. Ni indwara rero y'insirimu itamenywa n'umuntu, imenyekana ari uko yagufashe. Kandi nawe ufite ibimenyetso bigaragaza ko wafashwe. Urabifite, ubyiyizi. Wafashwe ryari? Ubundi twanyuza hano tubwira umuntu ngo tuje kukureba ngo tujye gusenga. Ngo nimusenge mwebwe imbere mwanasengeye. Imana ihora indeba ikijisho ngo hagira ngo nige wayiciye umwana. Ngo nimugende muyisenge mwebwe yagiriye neza. Wafashwe ryari kutagikunda ibihe by'amasengero? Ko mbere wari umusenzi usenga, niba turuzizi, uzaho ibyumba biba, uza abakozi b'Imana nubwo urwego tugezeho tutarabo kwifuzwa. Wafashwe ryari? Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tuganire ku ijambo ry'Imana ku mwanya Imana iduhaye, kongere twumve iryiyongera ku ryo tumaze kumva. Dushimiye Imana. Nitwa Pascal, nanjye Imana inzanye ntanyagiwe mu mutima, ariko n'umubiri ntiwanyagiwe ngewe. Ari umutima ari n'umubiri byose ni sawa, ntago byanyagiwe. Imana ishimwe. Kandi imvura irimo iragwa ahantu hose mu gihugu hose. Umuntu wese muvuganye urumva utanyagiwe umutima yanyagiwe umubiri.
ariko Imana yakoze. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 9, hanyuma dusome duhereye ku murongo wa 14 tuganire ku ijambo ry'Imana. Atuganirije ibintu byo kwizera, mbona ntimubyumva. Uzi ko umuntu yizera agasigara atanakandagiza ibirenge ku butaka, gasigara uri ku butaka, abantu ari bo bahakubona ariko wowe wumva utakihari. Uzi ko umuntu yizera, nize mugira ngo buryo wasenga amasengesho y'iminsi 3 utizeye. Uzi ko umuntu yizera ibiryo bikamuhumurira nabi. Ubwo se ugira ngo wasenga 21 ukibinaha. Kwizera kuba kwagiye, isi warayanze, wumva utakiyikunda gutyo. Hari n'ibyifuzo Imana idusubiza kugira ngo abandi bunguke, nk'Imana nyine ikagusubiza uri umukobwa kugira ngo ujye mu rugo, ariko ugiye kubabaza umuhungu hari kuko yashatse ari umutesi, ukagenda ugiye kumwigisha kugira ngo ubutesi bumushiremo. Ntabwo ingo zose zubakwa ari uko Imana iba yakunze ko mujya kwishima, hari n'iziba kugira ngo ujye ku ishuri. Imana ibahe umugisha. Dusome igice cya 9 cya Mariko, soma umurongo waho wa 14, hanyuma tugende tugeze ku murongo waho wa 20. Haranditse ngo akiza umuhungu urwaye igicuri. Akiza umuhungu urwaye igicuri. Bagezaho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu benshi ribakikije, n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri abo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose, iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe mutizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Yesu aramubajije ati, yafashwe ryari? Ise w'umwana aramushubije ati, yafashwe akiri umwana. Dusome muri Ezekiyeli 16. Ezekiyeli 16, dusome umurongo wa 4, hanyuma dusoreze ku murongo waho wa 6. Ezekiyeli 16, umurongo wa 4, tugeze ku murongo waho wa 6. Haranditse gutya ngo, kavukire yawe, umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no gushyirwa mu twayi tw'iminja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye ibambi, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga wavukanye umugayo uragawa.
iyo rero tusomye muri biriya abantu ntibabyumva, kuko wagawaga, kuko wavutse ufite umugayo, wavutse utemewe, nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndavuga nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Niba ntacyo bitwaye dusoreza muri Yobu igice cya 14, niba ntacyo bitwaye dusoreza muri Yobu igice cya 14 tuganire. Imana irakoze kuduha umwanya. Yobu igice cya 14 some duhereye ku murongo waho wa 7 naho twumve. Ho haravuze ngo ho murahasoma mwitonze ukuntu, tumuhasome nk'uko dusomye, murahasomera mu kibonezamvugo cya 3 mu mbanziriza jambo y'icyitwa nyumvikanisha kintu mu migemo miremire. Murahasoma gutya rero haranditse ngo erega. Uko niko muri busome, haranditse ngo erega, erega. Musome numve. Oya, erega. Oya, erega. Aha, erega. Uko niko musoma, erega. Hariho ibyiringiro. Erega. Mwumvise ko handitse twasomye biri hejuru. Ahaho nimusomere hano mu mutima ku buryo byumvwa nawe ubivuga n'uwo ubibwira gusa mwenyine, ko ni ijambo risubiza wari umaze akanya asakuza uyu nawe amaze kubyumva byakiriye byamushenguye umutima, nta gisubizo cyo kuvuga afite, kandi ntari buze gusubiza umusubiza nawe avugira hejuru nkawe, kuko nta bihanga bibiri mu nkono. We rero yarangije kwiyumvisha n'icyizere yakigize, n'inkomoko y'ibyamubayeho yabyumvise, ariko afite icyizere uwo abwira atabona, nta musubiza asakuza nkawe, ahubwo arahita avuga gutya, erega kivuze byose nabyumvise, hariho ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa kizongera gishibuka, naho igiti cyatemwa kizongera. Nta yandi magambo. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Turasomye muri Bibiliya muri Matayo mu gice cya 9, ariko dusoma hariya ku murongo wa 14. Twasomyemo ibintu hafi 9 mutumvise, kambisubiremo mwumve. Bagezaho abigishwa be bari inde nande? Yesu ntabwo Yesu ari kumwe n'abigishwa, ahubwo bagezaho bari bavuye he? Muza kusoma ndabarangira aho bari bavuye. Bwa mbere bari bavuye mu bumwe n'ubwiyunge i Samariya, kabiri bari bavuye Kafarinawumu cyangwa Kaperinawumu ku mutwaro utwara umutwe w'abasirikare, gatatu bari bavuye kugaburira abantu bari bamaze iminsi bashonje, hanyuma bwa kane barimo barataha baragarutse, ariko bagaruka mu masaha y'ikigoroba abigishwa bagiye mbere. Bageze aho abigishwa be bari, musome niko handitse, ntabwo bageze aho bahoze, bageze aho bari. Bageze aho abigishwa be bari, babonwa iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka. Icyo ni icya mbere cyari aho hantu. Kandi bajyaga impaka, uwo mwanya abantu bamubonye barahaguruka, baratangara cyane, barirukanka, baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Bamaze gukora ibintu 4, baramubona, bariruka, baramusanganira, nawe arababaza ngo ko mwari mu mpaka z'ibiki? Arabasubiza ati, umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye cyambere utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze niho amufatira, aramujwigiriza, akamuniga, akamubirisha ifuru. 4, ninginze abigishwa bawe ngo bagire icyo bakora, nabo byaranze. None iki kibazo kizakemuka gite
ko muri kuri uyu musozi muvuga ko mwatumwe n'Imana, birarangira bite? Yesu ati nzageza he kubihanganira mwa bantu badafite kwizera mwe? Nzanira uwo mwana. Baramuzana. Ngo mubyumve, si umwana wabonye Yesu, si umwana wabonye Yesu. Dayimoni ziri mu mwana zibonye Yesu. Ubu ikintu cyihutirwa hano, ibi turimo nibyo bikwiye guhura na Yesu, naho twe twaraje. Nicyo cyihutirwa, naho wowe nta bibazo ukigira, ahubwo ibikwihishemo nibyo bikwiye guhura na Yesu, naho wowe waraje. Ubwo warakoze kuza uyu munsi bibonane na Yesu. Noneho umva amagambo hano amubwiye. Aramubwiye ngo dayimoni abonye umwana ni muzima, ikibazo ni dayimoni murimo. Dayimoni abonye Yesu ngo aratitira. Bigaragara ko burya abantu bose batitira batari umwuka. Hari n'abatitizwa n'umwuka ku bwa Yesu, ari abadayimoni babarimo. Ngo aratitira. Ngo arangije, umva icyo Bibiliya ivuze, iravuga ngo dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuru. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Ise nawe avugisha ukuri ati ni ukuri ko Imana wa mubyeyi we, uyu mwana yafashwe akiri umwana. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aza umuntu kwegereye ngo wowe wafashwe ryari? Disi mbarize. Subwo wambarije ko ntacyo bagutwara, imbeho yo mu mutima ko yashize. Mubaze ngo wafashwe ryari? Ubu tubana indwara mikorosikopi zitabona, tubana indwara abo dukorana batazi, tubana indwara abagore n'abagabo dushaka batazi, tubana indwara abayobozi ba madini n'amatorero batuyoboye batazi, ariko izwi na Yesu wenyine. Ni nayo mpamvu Yesu niwe ukenewe, agahura n'iyo ndwara umuntu agatahana ubuzima, kuko nta gihe tutaje ku Mana, ariko ntibitubuze gutaha uko twaje. Ubu rero ntihagikenewe kuza ku Mana ngo duhure n'Imana, ahubwo hakenewe kuza Imana igahura n'ibiturimo, tugataha turi twebwe. Ukubonye akabona ni wowe, ariko hari ikindi kintu cyagusohotsemo, kavuga ati we ubanza noneho narakize tu. Nzi umugabo iyo yaguze inyama ntava imuhira. Iyo baguze inyama nubwo yaba inusu ntasohoka mu rugo, ko ararwaye. Umva mwarimu atubwo yabagiye hataziri. Ubundi se nubwo yagenda akamara iminsi 3 ugira ngo bazirya ataraza, barya izabo bakamubikiriza. Ariko kubera ko arwaye ntasohoka. Ariko dusomye amagambo yandi mu bindi bitabo bibiri. Icya kabiri dusomye kiratubwiye ngo nkunyuzeho, icya gatatu tugishoje kivuga ngo, mu gitabo cya gatatu dusomye hasoza havuga ngo erega hari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera kigashibuka. Nayo magambo nshaka kubabwira y'ibyiringiro by'ubuzima busigaye, ubukunda n'ubishaka akabwakira tukabaho, utabishaka ntawe ubuze upfa gupfa, azapfa byanze bikunze. Ariko ntimugire ngo n'abafite ubwo buzima ntibazapfa, ariko ntabwo bazapfa urupfu nk'urw'abatabufite. Oya, njya mbona abantu benshi batinya urupfu. Nimuzanakurikirana no mu buhanuzi iyo turi ahantu dusenga n'ahandi n'aha, ubu hagize umuhanuzi muri mwebwe guhaguruka akavuga ati nimwumve uko ivuze, akabivuga arangiza akavuga ati Imana ikuyeho ibi, kajya kumva mukumva ashoje avuga ati Imana ikuyeho urupfu hagati muri mwe, nibwo mukoma amashyi. Ubundi ko mukoma amashyi ko Imana ikuyeho urupfu, ubundi bizarangira gute? N'ubundi muzapfa, kuko nabo Yesu yazuye barongeye barapfa.
wayakoma utayakoma, nubwo urukuyeho uyu munsi ku wa gatanu ruzakujyana cyangwa mu mwaka utaha cyangwa mu yindi, ariko nubwo ruba ruvuyeho n'ubundi rurongera rurakujyana, kuko nabo Yesu yazuye barongeye barapfa. Ahubwo hagakwiye kwishimira ko nubwo Yesu akuyeho urupfu, wowe utari mu bazapfa badapfiriye mu mwami, ahubwo wowe ukajya wishimira ko nunapfa uzapfira mu mwami, ukaruhuka imiruho n'imihate, imirimo yawe myiza ikajyana nawe iguherekeje. Iki gitabo dusomye mu gice cyaho cya 10, mu gice cya 9 ku murongo wa 14, ndifuza ko tukivugaho duhereye ku gice cya 6, ariko twihuta mu kumva impamvu mbabwiye aya magambo. Hanyuma aya magambo ababere ubuzima n'ubugingo, hanyuma tuza kongera dufata akanya dusenge mu gihe Imana iduhaye. Hano mu gice cya 6 muri Mariko ku murongo wa 1 haranditse ngo Yesu ari Nazareti atuma intumwa. Yesu ari Nazareti atuma intumwa. Ibi bintu mubona byivuga butumwa bimaze igihe mu isi, nubwo ababuvuga babasuzugura, ariko hari igihe Yesu asigara agatuma abantu. Hari igihe asigara ko ntashoboye kuza kuririmba, aratuma korari ziririmbe. Ntashoboye kuza kuyobora iteranira aha, aratuma umuyobozi azariyobore. Ntashoboye kuza kubwiriza kwizera, araza gutuma Ndemezo azabyigishe. Ntashoboye kuza kuvuga nk'uko barakagira ndimo mvuga, arantuma nze mvuge. Ariko asigaye aho yasigaye kugira ngo nze kumushyira raporo, niyo mpamvu bigoye gukorera shobuja mwajyanye. Buriya biragoye gukorera Imana. Ubu tuba turaha yohereje n'umuntu ku ruhande ati genda undebere ko barakagira buvuga nk'uko nari kubuvuga iyo mbamari. Niyo mpamvu mubona kenshi tuzakorera Imana tukagira n'abadayimoni. Ntabwo twakoreye Imana uko yadutumye, twakoreye Imana nkatwe, itugaya tugihari, ituvuma tugihari, dusohoka tuzi ko twayikoreye, ariko dutahanye abusa, dutahanye umwaku, kuko ntitwakoze nk'uko yo yagombaga gukora. Noneho rero kuko yaguherekeje akavuga ko barakaye, buriyo mpagarara ku ruhimbi rwo ku Kacyiru ni kuriya nari kuvuga, buriyo mpagarara hariya ni kuriya nari kuririmba, buriyo njya kuryiyoborera ni kuriya nari kuriyobora. Ikakureba akavuga ati mbaye nkuretse ndebe kuzisubiraho, ukabona tumaze 2, ukabona umaze 3, ukabona umaze 4, ukagira ngo warayihejeje, ariko kuri raporo y'abakozi nta kiriho. Aha rero nimva ukuntu haranditse ngo avayo, mu gice cya 6 cya Mariko, avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye, ahera ko yigishiriza mu isinagogi, benshi babyumvise baratangara bati ibi byose uyu yabikuye hehe? Ibyo rero Ndemeza arimo yigisha hano mutari ko umuntu yanga umugore, kandi aricyo gituma umuntu wasize se cyangwa nyina cyangwa itungo, ntabwo tubasiga kuko tudatahayo, ariko nta mwanya tubaha kuko tuzi ko na nyuma yo gupfa basigaraho. Nigeze kwiyambarira kositimu yanjye, umugore wanjye arambaza ngo ariko nguko wambaye kositimu mu migizi ni kubera iki? Ngo nyine ngo ni umwenda wo kurimbana ku cyumweru. Ni nta munsi utari mukuru kuri ngewe, ni n'uyu sinarinze ko ndi buwugezeho, ndeka niyambarire. Ndambara ndagenda. Ati nyamara titeze uko nabonaga ari imikino utari bubyambare, ahubwo nta n'umunsi mukuru nk'uwo naramutseho, nzajya nyambara buri munsi, no ku cyumweru ni umunsi w'icyumweru, kuko ndamutse mpfuye ku wa mbere ntiwandindiriza ku cyumweru ngo uzayinshyingurane, ngo wa mugani. Nimusoma rero mu gice cya 6 ku murongo waho wa 14 murahasanga amagambo ya Herode yica Yohana umubatiza. Mubyumve ko bavuye mu murimo w'Imana, ariko nubwo bavuye mu murimo w'Imana ntibibabujije kugirirwa nabi. Aya makuru muyatunge. Tubana n'ubuzima bwa kirokore, ariko budushuka ko nta muntu usenga ugira ibibazo. Bibaye nta usenga ugira ibibazo, mwaba muri hano mugira muti. Ntabwo gusenga gukuraho ibibazo nk'uko ubitekereza, ahubwo kuturindira mu bibazo nk'uko tubifite,
tukabivamo tutanukaho umwotsi, tutananduranyirije muri byo, kuko kwakuza kubana n'Imana kuduha imbaraga zidasanzwe, tukajya tugendera mu butsinzi, tukabana n'ibibazo kandi bihari, nyamara ukazajya kubisohokamo atari uko ufite imbaraga zibisohokamo, ari uko ari Imana yabikurindiyemo, bikajya byitwa rero ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, ndadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Aba bantu uko bavuye gukorera Imana, Yohana azize iki? Ntawe usenga ukena, nta muntu usenga ugubwa nabi, izo nyigisho zibaho. Nta muntu usenga ugira ibibazo, nta muntu. Icyo ni ikinyoma. Ushobora no kuva guterana hano ugapfa, ko ntabwo gusenga no guterana hano bikuyeho ubushake n'urukundo Imana ikunda abantu n'igeno yabageneye, ahubwo bituma bitwegereza Imana, na cya kintu cyaba kikaba uri mu mwanya wawe. Niyo mpamvu mwahoze mwumva batwigisha kuzamuka mu kwizera cyane. Nge nigize gusonza ndizera njya gutira ibisorori kwa mama Sumini kwa Mutwe, niho nari ntuye 6. Ndaza ndabitegura ku kameza, fata akajerekani karimo amazi adatetse nshyiraho, fata teremusi nari mfite yari yaramenetse nayo ndayitegura nk'inzima, fata uturahure 2 nari nsigaranye nkubika ku meza, ndasenga ndavuga nti Yesu, ndabona imbaraga zanjye zashize, kandi nawe ndabizi urarya, ndabizi kurya, uyu munsi ndakwizeye, uze kuba ari wowe uza uteke turye, kandi mbere yo kurya uba ari wowe usenga unafundura ibisorori. Urumva kwizera ngize kwizera ko Yesu ari uri bungaburire akanankorera serivisi zose, uko ni ukwizera nagize. Ibisorori ndatereka ndatuza, nka saa 10:15 mbona telefone irampamagaye. Allo, uri Pascal? Aranyibwira ati namari maze iminsi ndi muri Central Africa, ati nageze mu Rwanda mu bantu nkumbuye bwa mbere ni wowe, ati uri he ngo nkuramutse? Ndahamubwira ati reka nze mpagusanga. Arandamutse arampobera ati uracyaba ahandi? Ni ati wambabariye tukaza kurarana, ni nta kibazo. Atakira no mafaranga 30,000 ataze guhaha, ati hanyuma ati turasangira ku mugoroba. Mama yewe data ko byagenze ninjye ubizi. Nahereye aho bacururiza amata ndabanza ndiyondora njya mu isoko, nyuma ndateka mpishije nka saa 3, namurindiriye arambije arambwira ati sinkije ndaye kwa mushiki wanjye Bugesera, ati weranje tuzabona nejo ntiyaza, nejo bundi ntiyaza, mari cyumweru cyose nshyushya, kuko Yesu nari izeye byo kumwizera angaburirira rimwe. Niyo mpamvu dukwiye kuzamuka mu kwizera kugeza ku rwego Imana izongwa. Dukwiye kwizera kugeza ku rwego Imana izongwa, yanakubura ntihagire unyumva nabi igahangayika ikavuga ko nabuze barakagira byagenze gute. Kwizera kugeza ku rwego Imana ivuga ati ko nabuze runaka byagenze bite. Ukizera ku buryo Imana ntihagire unyumva nabi yishima ikavuga ati runaka namubuze, we namubuze, kuko Enoki yizeye Imana yamubura ikaza kumusura. Uyu muhungu rero apfa kandi avuye gukorera Imana, apfa avuye gukorera Imana, yicwa na Herode. Noneho igishekeje kirimo aha, ndagira ngo mutandukanye ibintu tubamo. Ko uyu muhungu apfuye mu gice cyaho cya 6 ariko ku murongo wa 30 Yesu agahaza abantu. Musome haranditse ngo Yesu ahaza abantu 5,000 kandi abahagije muwe yatumye bapfuye bamwe banashyingura, kuko iyi ni iminsi 2 ikurikirana. Ikiriyo cya Yohana cyarimo, ariko Yesu ahaza abantu. Bisobanuye ko ubu turi hano hari abababaye, turi na hano hari abishimye, kuko Imana niyo izi kunyuranya ibihe. Ubu turi hano hari abari bujya gushyingura abantu agezeyo, turi hano hari abari mu misa, turi hano hari abari muri moruge, turi hano hari abo bafunze, turi hano hari abo byagenze gutya, turi hano hari abacitse amaguru, turi hano. Ariko kuki wowe bitabaye? Nuko Imana ikora ibintu mu gihe cyabyo, ntakagira uvuga ngo hoya. Ahubwo none se Yohana bamubereye ku kiriyo, none Yesu ari kuri uyu musozi ari kugaburira abantu 5,000. Kuki atagiye mu kiriyo cy'uyu muhungu ngo agiye kubaganiza kandi ari we waramutumye,
ibyo ntabwo ari cyo kibazo afite, ahubwo agiye kureba bano bantu 5 kuko hashobora kuvukamo 2 bazasimbura Yohana. Kuba upfuye ntibihagaritse umurimo w'Imana, kuba udahari ntibivuze ko umurimo w'Imana utazakorwa, kuba utakiboneka wigaye hubwo. Ese ubwo niba umuntu atakiboneka akagira ngo ibintu birapfa ahubwo bikaba byiza igihe yari ahari, ubwo icyiza si ukwigaya. Yes, hari igihe umuntu avuga ngo ntahari ntibyashoboka, nyamara utaranaza byarashobokaga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uhari twafatanya, ariko unagiye ibintu byakomeza. Nicyo gituma udakwiye kwivumbura mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana no mu bikorwa by'Imana, ngo aha njyewe Imana yangize gutya, ngo abandi yabagiriye gutya. Oya. Mutekereze ko Ndemezo yatuganirije ukuntu hari ibintu byo mu isi atagikunda, noneho mutekereze ko hari n'abicaye aha babishaka, kandi ijwi ry'Imana rimanutse ryabibemerera, nawe rikabimwemera. Ukibaza Imana iteye nuko iteye, nuko iteye. Merutse gupfusha umwana, ariko nyuma ndanababara, nyuma ndaseka. Nashatse umuti w'umwana wanjye ndawubura, aho nkuboneye ndawuzana nkumugezaho ku wa 3, bawumuha ku wa 4, apfa ku wa 5. Mwumva, sigarana amacupa y'umuti, 9, haboneka undi mwana urwaye indwara nk'iy'uwanjye, iwabo babura umuti, muganga mpamagara mbashyira wa wundi wanjye naguze. Wa mwana akizwa n'umuti wanjye, uwanjye nawuguriye arapfa. Wabisobanura uti ibyo ukeneye akenshi hari igihe utabibona, kandi ku ruhande rwawe ukabona abandi babibonye. Iyo uri umwana mu gakiza uvuga ko Imana ikwanga, ariko Imana izi impamvu itabiguhaye. Ikimenyetso cy'uko izi impamvu ni uko ntacyo wabaye. Umuntu umwe umuti uramukiza undi agapfa. Tuzi abantu bakize sida, abandi bararwaye, abandi yarabije. Tuzi abantu bakize umutima n'ibihaha, tuzi nabo byije, kandi aba bantu bose bari kuri standard, bari ku rwego rumwe rw'urukundo rw'Imana. Tuzi abantu bashatse barabyara, tuzi n'abashatse babura n'ivamo, kandi bose ni abarokora. Ukibaza ngo Imana yabikuye he? Igisubizo ngiki muri Mariko igice cya 6 umurongo waho wa 14. Herode amaze gupfa, murongo wa 30, Yesu ajya guhaza abantu. Hari igihe hamwe Yesu abikunda, ahandi simuvugire kuko abitekereza akabikora atyo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nzi umugabo na mwarimu Sipiri yaramuzi. Imana yabwiye ngo ndi Uwiteka, nzaguhindura umushumba w'abantu banjye. Uyu munsi wa none ntaraba n'umudiyakoni, kandi bamwe mu bo bavuganye itorero ribizeho ibyiciro 2, ubu bicaye muri promosiyo ya 2. We ntarabona n'umugira umudiyakoni. Ukibaza ko aba bantu bose bumviye Imana hamwe, ababigenze gute? Nuko Imana izi ibyo yibwira, niko Bibiliya ivuga. Jewe nzi ibyo nibwira, ni amahoro si ibibi. Iyo Imana rero idakoze ibyo ushaka, ugira ngo ni urwango ikwanga, ariko burya mu nyungu zayo ifite icyo yakurinze, ifite n'icyo yarinze, kuzageza ku rwego nigisohoza bizaba ari sawa, nitanagisohoza bizaba ari sawa ku Mana. Nzi umuhungu twakoranye mu rugo ku Kicukiro, yewe nakoze mu rugo, ariko kwari kugira ngo njye nubaha abakozi banjye. Ubu tugira abamabuja babi n'abadatabuja, nuko mutahakoze. Noneho ngira umwaka wo gukoreshwa na mabuja ukunda inyama cyane, akazibara. Ariko azibaze asanga nanjye mfite ubwenge bune. Bundi hari ubwenge bune mwiza: ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo mu mujyi, ubwa kavukire, n'ubwo mu ishuri. Iyo ubuze ubwo bwose niho hava ijambo ryitwa icyo ntazi. Ko niho wabura ubwenge bwose, ubura ubwo mu mujyi, ubura ubwo mu ishuri, ubura ubwa kavukire, ubure n'ubw'Imana, ntabwo waba wuzuye rwose. Noneho rero ndavuga nti mbure ubwenge, mbure n'ubw'iwacu kweri. Mpita ntekereza, ntumbaze ubwo nakoresheje yaminyama, ngakuraho nkazica amatwi, ngakuraho izanjye zikiri mbisi, noneho nkazitogosanya n'izi.
noneho yajya no uzuko yajyaga no kuzarura akagenzura ko ntaho hashunye, ati ko zabaye ntoya Pascal, ni buriya nyine ni amavuta zumye, amavuta ya hehe ko nakuyeho iyanjye. Nuko mwumva icyo nshaka kubabwira. Umuhungu twakoranagaho, aba babyeyi, ndashaka mwumva ijambo ry'Imana icyo nshaka kuvuga. Aba babyeyi mubona birirwa bazunguza batora ubujerekani batwara utuntu mu ngo, imifuka, bariya babyeyi harimo abarokore. Inzego zose muzitonde zirimo abarokore kandi badafite icyo batwawe n'Imana. Narumiwe n'ejo bundi nahoze niga akantu k'ubushakashatsi nzakababwira, reka mbe mbakopeje. Reba ukuntu iwawe bakwishyuza ibishingwe kugira ngo bagukize umwanda, ukabyishyura bakabihakura kugira ngo utagira ikibazo. Noneho reba ababitwara bo bagenda babiryamyemo ntibagire ikibazo. Ubu Imana iteye iti, iwawe bagukiza ibishingwe ngo utagira ikibazo, ababitwara bo bagenda baryamye. Mwabonye ko baba baryamye mu modoka kandi ni amajeya, mu gihe abana bawe iyo bihatinze bose bucya bakorora. Ukibaza Imana iteye iti. Imana yeza ibintu bitewe naho muri, nicyo gituma ubuzima bwose urimo ukwiye kubwishimira, nibwo Imana yakunze. Hanyuma umubyeyi aza gusaba ibikombe, tumuha ibikombe, asohotse ageze nka hariya aravuga, niba musenga niba mudasenga ngo reka mbabwire ngo nimwumve uko Imana imubwiye. Umuntu nta nasenze nta na Mwami Yesu, Imana iramubwiye. Numva aravuga ngo wowe abwirage ngo uzajya unywa ibintu uyu muhungu akoze, ngo azatera imbere ukanuye, ngo ariko nawe ngo aho uzahagarara ukavuga, ngo azajya yubika umutwe ntiyahakandagira, azajya yifuza no guhagarara aho uhagaze bimunanire. Umubyeyi arigendera. None uwo muhungu afite uruganda rukora amaji, koko niyo nywa. Jewe ndacyaraho ndacyakanuye amaso, ariko nawe ntiwamuha mikrofone ngo avuga ngo na Yesu ashimwe, nabyo yashobora. Abambwira ati Imana yaguhaye umugisha, nanjye namureba nkabona yarawumuhaye. Bwira mwene so ngo mwubonana umugisha burya. Nimuhumure, burya nawe uri umugisha. Uko nguko uriho hari undi ubyifuza, ubwo buzima ufite hari undi muntu ubwifuza, uko kuntu umeze hari undi ubyifuza, nawe biriya wifuza hari undi wifuza nka biriya, gutyo gutyo gutyo. Ahubwo turamburira Imana amaboko ko yadushyize aho ishaka. Amaze guhaza abantu 5,000, nimwumve, amaze guhaza abantu 5,000, mwibuke ko ariho abigishwa be 12 bahuye n'akaga. Yagaburiye rubanda, abigishwa bataha ntacyo babonye. Niho uzabona rero umuyobozi yiriwe ahayobora, mwarimu akayobora, pastor akayobora itorero atagira na kositimu kandi ayoboye abazicuruza. Kibaza ubundi Imana yabishakiye. Aba bantu Yesu yagaburiye rubanda bo batahana amagufa. Musome kuko ngo bamaze kurya yabwiye abantu ngo nimukoranye ibisigaye byuzura intonga 12. Arababwira ngo nimwikorere uwo mwanda mu bucyure. Abandi bati ni iki watuzaniye kutubabaza? Hari igihe ubana n'abantu ukabona barahiriwe ukiraho hasi. Ibyo bintu muzabibona mu banyamasengesho. Usengera umuntu Imana ikamwubakira inzu we bagusohoye. Usengera umuntu akabyara we warabuze nivamo. Usengera umuntu kumva Imana iramubwiye ngo nkujyanye i Burayi nkaho uhazira. Kibaza se jewe ndahazira ubuse gute? Nuko Imana ikora ibyo ishaka mu gihe cyayo, kandi iyo ibishohoje bigusaba kutagira ishyari kugira ngo izina ryayo rirusheho guhabwa icyubahiro. Aha rero ngo amaze guhaza aba bantu hasigaye intonga 12, mwibuke ko arizo batahanye, bazigeze imuhira bo bibwira ko bikiri bya bisigarizwa, ariko kuko bemeye kumvira Imana, Imana igenda ibihindura ibyo kurya nyakuri. Ngo bageze imuhira bya bisigarizwa by'ubuvungukira byarangije kuba capati n'isamake, ngo abagore barabibona bararya, baravuga ati n'ejo muzasubirayo batware bacu, wa mugabo mukorera ntacyo atwaye. Hari igihe umunsi byanga, ejo Imana ikabikuba kabiri. Igice cya karindwi
mutarakigeraho mukagera ku gice cya 6 ku murongo wa 45 niho muzasanga Yesu ngo yagendeshaga amaguru hejuru y'amazi, hanyuma avuye kugendesha amaguru hejuru y'amazi, ubwo ni ukuvuga ngo yagenze hejuru y'amazi, igice cya 6 umurongo wa 53 ho haravuga ngo Yesu akiza abarwayi benshi. Ntabwo Yesu abikorera rimwe, uyu munsi akora ibyo yazindutse ashaka. Iyo bidahuye n'irari ryawe rero uravuga ngo njyewe Imana yarandetse. Ntabwo Imana yakuretse, ahubwo Imana yakoze ibyo yashakaga k'uwo munsi, irindiriye n'ikindi gihe. Aha rero Bibiliya iravuze ngo amaze kugenda hejuru y'amazi kwari kugira ngo yerekane ko nayo ayategeka. Avuyeyo yicaye abantu benshi barahurura. Bibiliya iravuze ngo nibwo yakijije abarwayi benshi. Hari igihe akiriza rimwe, hari n'igihe akiza umwe mu iteraniro, abandi tugasubirana y'indwara zacu. N'uyu munsi birashoboka ko ibibazo byacu turi bubisubiraneyo, ariko umwe muri twe kuwa gatanu akazaza akavuga ati we ndashimira Imana kuwa gatanu twagize ibihe byiza, ntashye nsanga Imana yanshubije. Nyamara we wazanye uruguma mu bitugu, bahiriwe bakudiha, icyo cyumweru kimaze bakumena utazi n'icyo uzira. Ariko uyu we arimo arashima. Hari igihe Yesu akiza umwe, hari n'igihe akiza benshi. Yesu ashimwe cyane. Nimusoma igice cya 7 rero niho tugeze. Yesu ahinyura inyigisho z'abafarisayo, ahinyura inyigisho z'abafarisayo. Ibintu bigishaga biragateterwa nta wabivuga. Akiza umukobwa w'umugore akiza umukobwa w'umugirikikazi, atangiye gukora ibitangaza ku muntu umwe. Icyama Yesu akaza kuva mu ruhame akaza kuri buri umwe, noneho atangiye gukora ibitangaza ku muntu ku giti cye. Ntabwo noneho agiye gukorera muri rusange, kuko hari n'abatabasha kuza aho abantu bari. Ubu tugira abantu ngo b'abanyacyubahiro bakomeye baba badashaka kuza mu bantu ngo batababona, kandi abantu utinya bo barakuzi. Hanyuma Yesu aravuga ati reka nze ntangire ngende nkiza rero gake gakeya umuntu ku giti cye, hanyuma imbaraga ndi bukoreshe azazikoresha nawe avuga gukomera kwanjye. Abikora atyo ngo akize uyu mwana w'umukobwa. Amaze kumukiza nibwo muzasanga mu gice cya 7 ku murongo wa 31 Bibiliya ivuga ngo Yesu akiza igipfamatwi. Mu mvugo yacu muri iyi minsi yo gukosora imivugire, ni umuntu ubana n'ubumuga bwo kutumva. Yesu akiza igipfamatwi. Ndasoma ibyanditse, ntabwo nsoma ibyo niyumvisha. Hano haranditse ngo Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Ntiyumva, afite ubumuga bwo kutumva, afite n'ubumuga bwo kutavuga, ni kandi ibyapaparazamo nta nubwo yumva, ni ugupfa kuvuga ari ubwo buryo. Ngo Yesu avuye gukiza wamu aravuga ati uyu muntu nawe ko mbona ari umwe mu rubyaro rwa Aburahamu, ndamureka buwana. Bibiliya iravuga ngo amaze kumugera iruhande ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya, anyuze hagati y'imijyi Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishireho ikiganza, agikura mu bantu arakihererana. Ndimo ndifuza ko Yesu yagukura mu bantu akakwihererana, kuko niwe uzi ibyakubayeho. Bibiliya avuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yarasanzwe abizi. Akwihererane. Ishusho tukumazemo iminsi tukubonamo ntituzaba ariyo duhuranamo nawe ejo bundi. Ishusho tumaze iminsi tukurebamo ntituzaba ariyo tukubonamo ejo bundi. Ejo bundi nagiye mu cyari iwacu mpura n'umukecuru najyaga ndagirira ingurube, mbona aranyitegereje ameze atya, nkabona arigira atya. Ngiye kumva numva arambwiye ngo yemwa nikarame mukecuru, ngo ngwino nkubwire. Ndamwegera ngo niko ngo uri rutweho kwa Verediane. Ubwo mukecuru aracyabona ndi rutwe, kandi Kacyiru murimo murabona ndi umuhanuzi ukaze, naho mukecuru aracyambona muri rutwe. Ndagira ngo Yesu akwihererane uko twari tukuzi, abivuze uko ashaka, izina rye rizashyirwa hejuru kugira ngo ubwami bwe, kuko uko tukuzi nuko. Ariko ambabarire akwihererane, agukure mu bantu, kuko ngo yamaze kumwihererana. Yamukuye mu bantu aramubwira ngo wa mwana we Zemenikita ntuzagwa nzira,
arangije aramubwira ngo efata, bisobanuye ngo zibuka. Arangije aramubwira ngo ngaho hoka, ugende utangira akazi, ube muzima. Ngo asohoka shima Imana, atera haleluya, avuga ngo Uwiteka niwe Mana. Mu zindi ndimi yasohotse avuga ngo alhamdulillah, mashallah mashallah mashallah, Imana niyo nkuru, nkomeje imbere nkomeje imbere. Nicyo bisobanuye alhamdulillah mashallah mashallah, Imana niyo nkuru, nkomeje imbere nkomeje imbere. Namwe rero alhamdulillah mashallah mashallah. Yesu ashimwe cyane. Nimusoma mu gice cya 8 niho muzasanga ngo mwibuka avuye muri rwihereranwa ya babiri, haruguru n'umwana w'umugore, hepfo n'umwana w'umugabo. Ikimenyetso rero Yesu ntarobanura ngo avuge ngo ubwo wapfakaye arakureka ajye kureba abagifite abagabo, avuge ngo ubwo ukiri imfubyi arakureka ajye kureba abagifite ababyeyi. Ntabwo Yesu azaho umuntu ari kubw'ubwinshi bw'ibintu atunze, ahubwo ajyaho ari kubw'urukundo amukunda. Bibaye ari ibyo, abatunze ibintu bamudutwara, ahubwo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Igice cya 8 rero kiragaragaza ngo Yesu ahaza abantu 4,000, avuye gukiza umwe, agarutse no gukiza benshi. Birashoboka ko muri aya masengesho, birashoboka ko muri aya materaniro Yesu yakiza umwe, biranashoboka ko yakiza benshi, biranashoboka ko twava hano nta kibaye, ariko mu isi y'umwuka arimo agikora, ukazajya ukabona ibintu byishyize mu murongo utanasenze. Ibi bintu bigenze gute? Naho ya masengesho twasenze uyu munsi Yesu yabitse ahantu, aravuga ngo azakora mu gihe gikenewe, ubu ntakenewe. Wageraho ibyago biri bukwice rero, ya masengesho agaturumbukamo, agatsikamira byago, ugasanga ko tutanasenze. Nicyo dukwiye gusenga, kuko twasumbirijwe, dukwiye gusenga kukunda. Amaze guhaza abantu, niyo mpamvu nzakunda kuyoboka kuruta kuyobora. Abantu bayobora bararushye, ariko agatsinda nta mugayo. Fata aba bantu bangana gutya, bose badahuje ba nyina, bafite gutekereza kutari kumwe, Imana ibagushyire ku mutwe uri umuntu umwe, kubwire ngo nyoborera aba bantu, nzayobokaho kuyobora. Uzi ko Yesu amaze gukora biriya bitangaza bitatu, aribwo yahuye n'icyo bita umusemburo w'abafarisayo. Ubu muzi hari nk'umuntu upakiye umuceri akazana, akagaburira bano bantu. Mwari utabisobanura, nawe bakamuhamagara bakamubwira ko yagombaga kunyura mu nzego sobanura, kandi we agaburiye abantu, ntagaburiye inzego. Iyo azikenera ari kuzisanga nazo azaho ziri. Ariko abafarisayo ngo babonye aba bantu bagiriwe neza barababara. Ubu tugira abagome bababazwa n'imirimo Imana ikoze, bababazwa n'aho ugeze n'ibyo ugezeho, ariko amaherezo yabyo narabyitegereje. Iyo ugenda wemya kenshi mu bibazo no mu bigeragezo, iza wakubabaje, izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Niho rero yavuze ngo umusemburo w'abafarisayo ari bwo buryarya bwabo. Mwari kubizana tukagenda tubashakira abo tubiha, uwabizanye yarayobe wababiha. Nimusoma mu gice rero cyaho cya 9, aricyo twasomye, tugasoma wa murongo wa 14, niho Yesu yarabagiranaga mu ishusho ya Eliya n'iya Mose. Yabikoreye iki? Kwari ukugira ngo abantu barebe ko Imana ku bwa Mose itahindutse, ishobora gukora ibitangaza no ku bwa Yesu, ariko mu ishusho ya Yesu. Hanyuma bari bagifite ibisigisigi byo kwa ba Mose na ba Eliya, bavuga bati akacu karashobotse, noneho tubonye umeze nkabo. Turashimira Yesu waje mu ishusho yagombaga kuzamo kugira ngo twese tumwibonemo. Iyo aza mu ishusho ya Mose abazwi n'abo mu burasirazuba bwo hagati gusa, ariko Yesu yigize nka Yesu kugira ngo twese tumwibonemo. Nicyo gituma nge mwibonamo, ukamwibonamo, tukamwibonamo. Uyu munsi wa none twajya tuvuga ngo Yesu niwe bendera ryacu, niwe mucyo wanjye, amurikira inzira yanteguriye na gakondo. Ngo amaze kurabagirana rero,
akora ibitangaza bikomeye, abantu barahurura, maze igicu kiramubakingiriza, ibintu biragenda biba uko byagombaga kuba. Hanyuma mu murongo wa 14 akiza umuhungu urwaye igicuri, ngo abantu bari aho bamenye ibyabaye, we muzi ukuntu ibintu byagenze, ngo barimo bajya impaka za Yesu. Umunsi umwe nigeze ko umunsi umwe nari mvuye mu murimo w'Imana ku manywa y'ihangu saa 8, ngeze mu mujyi nsanga umuntu wicaye atya yicariye ukuguru. Ubu hari ubwesikoro international, yicariye ukuguru, yifubitse igikoti, yashigaje kano, afite n'imbaga ebyiri hano. Wamureba ukabona yaramugaye, nta kuguru agira kandi arayafite. Noneho wakoze, noneho ahantu nari mvuye kwigisha kwizera, nsohoka numva nabwi. Kandi nukenera nko kwizera kuzura umuntu, uzabanze wica isazi uyigeragerezeho ko n'umuntu wamuzura. Buryo ubwisazi tundagutegetse zuba ukabona iragurutse, jya uhita uvuga ati n'umuntu nzamuzura tu, nawe urajya kubanziriza kubikurusha ibiro, wabanjirije kubyurusha ibiro. Nuko ndangije numva kwa kwizera kwanjye kwazamutse, haransaba n'impuhwe nyinshi kumwe baba bameze, wamfasha ko Imana izaguha umugisha, dore nagize ibibazo namugariye ku rugamba, igihugu ntacyo kima, beza akaguha story y'ukuntu yapfuye, urwanga rwamurenze ugira ngo yahekenye imyumbati, kavuga ati uyu mugabo ati kandi mfite abana 3 tubu bose, ati wamfasha we, ati baba we, ati wamfasha we, yabaye nta maguru ugira, ati nta kuguru mfite, ati kwaracitse, ati ubuzima burangoye. Noneho Bibiliya yanjye nari nayibitse ahantu atayiruzi, nayigobetse furani ukuntu. Noneho nkora inyuma nkuramo Bibiliya, niba yari ikanze nk'ikindi kintu runaka, abonye nshingujemo Bibiliya ngira ngo muganire ijambo ry'Imana wenda yizere, abonye nshingujemo Bibiliya, imbaga barazitaye arirutse. Noneho shitani arambwira ati barakagira, ati kwa kwizera kwawe kumuteyeho ukuguru, dorazanye ukuguru, ati himbaza Imana. Ndavuga nti wa mugani, nkurikiranye nsanga amaguru arayafite nuko ayicarira. Hari ukwizera rero wagera kugahishura ibintu umaze igihe warayobewe ibyo ari byo, wakwizera bikishyira ku murongo ukamenya ukuri aho guherereye. Hari ukwizera kwagushyirira ibintu ahabona utiriwe ushaka abagabo. Icyo mvuze uracyumvise mama? Hari ukwizera wakwizera kukagushyirira kuri ahabona utiriwe ushaka abagabo witeza abaturanyi. Hari ukwizera kwabigukorera. Iki gice rero kiragaragaza ngo amaze gukora ibyo, abantu barimo bajya impaka bavuga uriya mugabo se kubera iki, uriya mugabo se ubundi azura abantu ate, uriya mugabo, ngo barimo bajya impaka n'abafarisayo. Yesu ngo arahatunguka, Imana ishimwe. Mu mpaka urimo Yesu ahatunguka. Ngo barimo bajya impaka, babona Yesu araje, ngo abandi bose bahita bavaho bagenda biruka kibunamo amaguru ngo bamugeraho, barambwira ati mwigisha turakubonye, ibintu bimeze bite? Ati mbabaze nze kureba, mwabagishaga impaka ziki? Bati bavugaga ko udashoboye, twebwe tukababwira ko ushoboye. Bavugaga ko atari wowe uzura abantu, ahubwo uri umukuru w'abadayimoni. Ati twe tukababwira ko nubwo uri uw'abadayimoni ibyo ukora ntacyo bitwaye, bo byarabananiye. Ati nizo mpaka twajyaga. Ngo ahita haboneka umugabo muri iryo teraniro, arambwira ati mwigisha, amagambo aba bantu barimo bakubwira ntacyo amaze, naho mfashe. Niyo mpamvu umuyobozi nuyobora iteraniro uzihangane, nta ushobora kuva saa 3 uyoboye tukarinda dutaha saa 10, hari umuntu utarumva ikintu mu rusengero. Wimurenganya si we, ibibazo afite biramurusha imbaraga, ahubwo umwuka wera w'Imana agutura urusyo. Noneho aramanutse ahagaze hafi, ati byagenze gute? Ubu ndeba nabyaye umwana.
umwana wanjye afatwa na dayimoni ukomeye, kandi aho abereye mu uyu mudayimoni, iyo amfatiye umwana ntareba ngo ari mu isoko, ntareba ngo ari mu ishuri, ntareba ngo ari mu biro, ntareba ngo ari mu rugo, ntareba ngo aratetse, ntareba ngo aratwaye, ntabyo dayimoni abona. Icyo ashinzwe ni ukumufata akamubiza ifuru, akamujwigiriza, akamukubita hasi, akamugaragura. Mwigisha n'inginzi ababi arabareze. Ubuzi ibirego dufite hanze, n'inginzi ababigishwa bawe ngo bamukize bado byara. None kuri shebuja wiyiziye bikoreho iki? Yesu atariko abantu batizera bo mu minsi y'imperuka nzaba, ariko kuki ubundi kwizera kwagarutse hano cyane? Abantu bo mu minsi y'imperuka mutizera nzabagenze nte? Umva icyabaye. Nzanira umwana wawe hano, ya magambo twasomye ngo dayimoni abonye Yesu. Musome, ntabwo ari umwana wabonye Yesu, dayimoni abonye Yesu. Uyu munsi hari abadayimoni ufite ariko batazwi. Uti kwa General Yesu mamaga mwana wabuze se, nuko batagutura hasi ariko si bake. Hari abadayimoni banze gutusohokamo, kuko twe twihishe Yesu, twaramwihishe, twanze kumwiyereka. Twarekanye imyambaro twambaye, twerekana ibyo tugezeho, twerekana aho tugeze, tuvuga aho tuvuye, ariko tunanirwa kwerekana Yesu, turamuhisha, tumuhisha ibyo. Noneho rero uyu mwana we yaje atazi ibyo ari byo. Abadayimoni rero, kuko umwana se yari yamutanze, ndashimira Imana yaduhaye umunsi, kuko se yari yamutanze, abadayimoni bamubonye, ayiwe barabwejagura bati turashize. Umwana araho. Mutandukanye aya magambo, ni abadayimoni babonye Yesu, si umwana umubonye, ariko bamuboneye mu mwana. Ngo barajwigira we, barajwigira. Yesu ngo arangije abaza ati, ariko ubundi uyu mwana wawe yafashwe ryari? Ise ngo abamubwiza uko, aramubwira ati, nyakubahwa, uyu mwana wanjye yafashwe akiri umwana, aho kimufatiye niho kimurangiriza. Harya wowe wafashwe ryari? Wafashwe ryari? Wafashwe ukiri umwana? Wafashwe ejo bundi muri COVID? Wafashwe ejo bundi icogoye? Wafashwe ejo bundi ukibatizwa? Wafashwe mbere? Wafashwe ryari? Ko wari umurokore wo kwizerwa, iki gicuri cyagufashe ryari? Kandi mu Kinyarwanda bajya bavuga amagambo akomeye. Uziko mu Kinyarwanda bavuga ngo iyo umuntu arwaye igicuri, niko bavuga, ntabyo nzi kuko iminsi maranye n'abantu sinabuze ukirwara, ariko ntabyambayeho. Ngo iyo agusuriye ngo nawe uracyandura, wasanga baranagusuriye ntubimenye. Wafashwe ryari? Wafashwe ryari? Ko kera wari inyangamugayo, wafashwe ryari? Ko kera wagiraga ukuri, wafashwe ryari? Ko kera wari umukobwa wiyubaha, wafashwe ryari? Ko kera nari umuvugabutumwa, nkwiye kuvuga ubutumwa, nafashwe ryari? Ko kera wari umuyobozi w'abantu bayoboye nk'abantu ujyana mu ijuru, wafashwe ryari? Aramubaza ngo ariko uyu mwana wawe yafashwe ryari? Isa mubwiza ukuri ati, nukuri ko Imana yafashwe akiri umwana, kandi aho kibereye kibiki kimufata kimutunguye, ahaboneye inzoga niho ayinywera, ahaboneye ikibero cy'umukobwa nibwo atumutwe nakwirindagira, kandi hanze aha dore hari ibibero bitera igicuri. Wafashwe ryari kugenda wanduza abantu igicuri ugaragaje ibyo bibero nye? Surira abantu. Wafashwe ryari ndugu ya? Iyo kimufashe kiramujwigiriza. Iyo kimufashe ageze ku kabari aravuga ati, wenda nkwe rimwe nta, ejo bundi nasuye umugabo waguze icyokeza gishyiriwe na firigo, aravuga ati, ndi ku rwego rwiza, sinzajya mu kabari, nzajya nzinywera iwanjye n'inyama nzirire mu rugo, mu rusengero nzajya njyeyo 2 mu kwezi. Yari umurokore mwiza uririmba, yigurira icyokeza gishyiriwe na firigo, ashyiramo inzoga, anywera imuhira.
ngo yabonye abantu ntibamubonye, ngo yararwaye ntibamusuye. Wafashwe ryari? Wafashwe ryari? Iyo kimufashe kiramujwigiriza papa, kiramuniga. Iyo abonye udufaranga gihembwa yongera gutaha ari uko dushize, niho kimufatira. Iyo atashye agasanga ntibatetse nk'uko abishaka kandi nta raso yo yasize, niho kimufatira. Utugira abagabo basaba ibiryo kandi ntabyo basize, niho kimufatira. Iyo abonye umwenda umekoze nka supanete, niho kimufatira. Aravuga ati uyu noneho ni muremure wo, bazabona ari birebire ariko ari supanete nambaye ku manywa. Zaba nambaye umwambaro w'abarokora ariko wa supanete. Kimufatira. Iyo abonye sheke gusa yumva yayigwatiriza bakamuha amafaranga, ntiyabaho adafite amafaranga mu mufuka, niho kimufatira. Iyo nta mafaranga afite kiramufata, niho amanyanga azira, niho kimufata. Wafashwe ryari? Iyo ibyo yisiga byashize, niwe atangira gutelefona atira. Uzi ko umuntu agutira amafaranga nk'aho bayatira, ngo sipire ngo waba untije 5 ko nzabiguheje. Niba unaniwe kwihangana uyu munsi, ejo uzahageza. Ikinyoma gikomeye. Umuntu nakubwira ngo muhe ikintu azakiguhejo, yumubwira ati hangane harabura amasaha make ngo hagere. Wafashwe ryari ndugu yangu? So umuntu unaniwe kwihangana uyu munsi ngo ageze ejo hazageze ejo bundi. Wafashwe ryari no kurara udasinziriye, urinda gukunda nzapfa ejo hakagera ntupfe, ndakwemera, meze nk'agati kameze uko, meze nk'amazi kwita. Iryo uzi wavukiye mu mujyi, amateke urayazi wo, uretse gukopera ibitabaho. Ndagukunda inzira ibitotsi nkabibura. Iki kinyoma wagikuye ko wasinziriye wabuze ibitotsi. Wafashwe ryari? N'ibinyoma mu bakobwa, n'ibinyoma mu basore, n'ibinyoma. Mwigize kumva uwacu we yafataga n'irembo, kuko agushaka akaza agafata irembo, ukemera ati twabonye umukwe, naho ibyo ashaka arabishaka. Wafashwe ryari no kwirirwa ubeshya, no kwirirwa utendeka, no kwirirwa ukora ibidakorwa? Wafashwe ryari? Wafashwe ryari kugeza ku rwego uza mu nzu uzi ko abantu bajyana amafaranga ku bapfumu, ku Mana bakaza uko biboneye gutyo gusa? Wafashwe ryari? Wafashwe ryari wirukana abana wareraga ngo isi ngo ni crise ngo ni crise ngo economique ngo mondial? Ni wowe wenyine uyifite, utuye mu isi yawe wenyine. Wafashwe ryari no kwambura abantu kandi utabuze ubwishyu? Wafashwe ryari ko kera wizeraga Imana, wumva Imana ari izagukiza, watangiye kujya mu bapfumu? Wafashwe ryari kumva uba mu nzu y'abandi ukumva ushaka kuzayibamo utayishyura, nyirayo yajya kuyubaka hari inama yakugishije, wamuhaye amafaranga ye? Wafashwe ryari n'ubwambuzi, kutabuza ubwishyu bw'inzu ngo uri mu mibare, nawe yari ayifite yubaka gurya neza? Wafashwe ryari? Iyi ndwara iragatsindwa. Iyo atari Yesu yivumburiye yica nyirayo, kandi abantu benshi barazirwaye kuko ni indwara y'insirimi igufata ishaka, ntabwo ari indwara izwi. Ngo muzajya kumva mwumva umuntu tutatekerezaga ngo yakoze cyamufasha, byo muzajya mwumva ngo umuntu runaka tutibwiraga ibyo bintu ngo byagenze gutya, kicuri cyamufasha. Aho kimufatiye niho kimujwigira. Ni indwara rero y'insirimu itamenywa n'umuntu, imenyekana ari uko yagufashe, kandi nawe ufite ibimenyetso bigaragaza ko wafashwe. Urabifite, ubyiyizi. Wafashwe ryari? Ubundi twanyuze ahantu tubwira umuntu ngo tuje kukureba ngo tujye gusenga, ngo nimusenge mwebwe imbere mwanasengeye, Imana ihora indeba ikijisho, ngo hagira ngo nige wayiciye umwana, ngo nimugende muyisenge mwebwe yagiriye neza. Wafashwe ryari kutagikunda ibihe by'amasengero?
ko mbere wari umusenzi usenga, niba turuzizi, uzaho ibyumba biba, uza abakozi b'Imana, nubwo urwego tugezeho tutarabo kwifuzwa, wafashwe ryari? Yagenze gute? Ko wajya guzinduka hano bibaye saa 10 gute? Ko wajya guza mu rusengero ushaka kumva umuntu w'Imana, ushaka kumva ijambo ry'Imana, none nuko uri kuri ninde waje? Ariko kutambwira, urabona hari amavuta hano turaranguza, urambonera hari amavuta nze, cyangwa mwafininye? Turafinina turi karitusi tumi. Ninde wayoboye? Ugasanga aho kugira ngo umuntu aze kureba Imana, aje kureba uwayoboye n'uwaje. Wafashwe ryari kutarobanuraga abantu, ahubwo wazaga ukanezezwa n'Imana, ukicara ahantu ukarira, ugasenga? Nanjye naba mpagaze hano nkumva amavuta ntaza aho ava. Wafashwe ryari mama? Mbariza umuntu kwegereye ngo uri muzima. Cya wamubajije, mubaze ntacyo gutwara. Ko ari indwara y'igisirimu se, nubwo mwicaranye ntiwabimenya, keretse kimufashe nibwo wamurabukwa neza. Ariko ubu ni sawa, murataha amahoro. Ariko kimufashe nibwo wavuga atakange karashobotse. Twasomye muri Ezekiyeli, ndimo ndashoje, havuze ngo igice cya 16 umurongo wa 4, kavukire yawe umunsi wavutseho. Umva Imana igarutse mu mateka, ntabwo wigize ugirirwa imbabazi n'uwakubyaye, kuko wanavutse mu buryo butemewe. Iso yari umwamori, nyoko yari umuhetikazi. Mwari ubwoko butemewe butanemerana, mwari mumeze nk'abantu b'i Yudaya n'i Samariya. Kuri umuyuda nkaba umusamariya usaba amazi nkani. Dore kavukire yawe wari uw'ibuhumuro, uriya nawe wari uw'ibumanzi. Nicyo kibazo mwari mufite. Ibi bintu bimaze igihe inaha. Ibi bintu bimaze igihe inaha, uretse Yesu wenyine wazaca ibi bintu, naho ubundi ntawamenya. Uyu mwana wavutse ari umuheti kazi, yatewe inda n'umumori utemera abaheti. Akana k'agakobwa karatashye, iwabo bakabonanye inda. Byagenze gute? Nawe na runaka wirunaka ati we baba we uradukozeje isoni we, ntabwo uzi ko bari abantu ari inzigo. Wafashwe ryari mama kwivanga mu rukundo rw'abana ngo muri inzigo? Wafashwe ryari? Ubu hari ababyeyi bateye batyo adashobora kwemera ko umwana washyingiranwa n'uwo kwa runaka kubw'impamvu. Wafashwe ryari? Bo nabazimu ni igicuri cyagufashe kandi kizakwica mu ruhame. Birangiye umwana ngo ararwara araremba kubw'inda, iwabo baramwirukana. Murebe ikintu kibabaje. Uzi ko iwabo w'umuhungu bamuretse, iwabo w'umukobwa bakamutagangaza. Mwatwana tw'udukobwa mwe, mw'abakobwa mwe, mw'ababyeyi mwe, aba bahungu barabashuka, amara gukora ibyo akora ukangara akarara mu nzu. None se hari aho musomye umuhungu yangaye, iwabo baramushimye turakagabusha. Umukobwa ati wakivume we cy'ikiroge, va hano ushabeje umuryango. Umwana arangara, umuhungu aguma iwabo. Mw'abana b'abakobwa mwe mube maso, ibyo mubwirwa byose siko ari ukuri. Hari ibishaka kubicira ubuzima kandi bikarangira mwangaye. Ngo aramanutse, shiramufata ntiyabimenya, ajya hagomba kujya nk'ugiye kugira uko yigenza. Abarabyaye, abyaye dusomye ijambo rivuze ngo ku munsi wavutseho umukungwe. Tureba abantu batumvise iryo jambo mvuze ndibasobanura. Umukungwe, tureba abantu batazi umukungwe, cyane ku bakobwa n'abasore. Umukungwe muzamure, murabona ko dukeneye inyigisho zikomeye. Umukungwe ni umukondo. Umukondo wawe umunsi wavutseho ntibakugenye kugenya, ntibagushariye. Umukungwe wawe ntibawushariye, ntibakugenye.
kuko nyina akibyara umwana akimara kumugeza ku isi, ubundi bavuga ko uretse ubu iterambere ryaje n'amavuriro yabonetse nta muntu ukemerera kubyarira mu rugo, ariko hari igihe wahabyarira urebye nabi kuko ntawe umenya. Niyo mpamvu mudakwiye kwicara muticaranye mituweli bagore, kandi bagabo niyo mpamvu mudakwiye kwicarana n'umugore utwite udafite urwembe n'urudodo rushyashya, ko bishobora gutungurana amatariki akaza imbere cyangwa nyuma, cyangwa muri mu nzira mugenda. Iyo rero umubyeyi akibyara wenyine ubwoba, dore twarabushize ntuturebe utya, umuruhu ubyinisha umudaho, ufata runo rutoki, uru rutoki ni rwugera hagati y'umwana na nyina ku mubiri kondo w'umwana, ukageraho runo rutoki, ugahita ufata urudodo nta mpuhwe ugahambira cyane, ariko werekeza ku ruhande rwa nyina haruguru, ugafunga, ugahita ufata urwembe ugakatira ruguru ukoresheje nka 2.3 ugakata, hanyuma umwana ukamutandukanya na nyina, icyo bita kugenya. Umukobwa rero n'uyu Bibiliya ivuze nta wagukoreye, ahubwo uyu mubyeyi yabyaye yahise avuga ati sijye wahera, arashikuza ati n'ubundi nari mpfuye, sigara upfa nanjye ngiye gupfira ahandi. Nyina ngo asiga umwana aho. Niba mwasomye Bibiliya yavuze ngo nta n'uwakujabuye mu mazi, nta n'uwagutwikiriye utwahi tw'impinja. Ndashimira Imana ku isi yasize itwambuye ubusa, Imana ikanaga twahi twaho ntitwambika ubusa n'isi, Imana ikadutwikiriza urukundo rwayo. Uyu munsi ukaba uri wowe nanjye ndige, Imana nikomerwa amashyi. Nta wigeza kurebana imbabazi, nta n'uwagushyize mu twahi tw'impinja, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga, waringaye, waragawaga, wari ufite umugayo. Noneho mama w'umwana amujugunye mu isi, amusizaho. Babyeyi mubyara nimwibuke system uko iteye hasi aho, murabyibutse ukuntu hameze uko hasa. Babyeyi mubyara mwabyibutse, nimurebe izo nyamaswa, nimurebe ibyo bisimba bije bikurikiye ya system hafi aho, ariko ntibyafata umwana, kuko bamutaye munsi y'imubona. Nubwo umusize amusize aho agwa, ariko amusize munsi y'imubona. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo inzuzi ziri hejuru, guhorera amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri mu ijuru abirusha amaboko. Umwana bamusizaho. Ngira ngo ni umuyobozi wacu wigize wabivuga. Umuntu akurenganya atabajije Imana, ikakurenganura itamubwiye. Umwana nguyu aho aryamye turamuruzi twese, nyina musize muri situwasiyo mbi. Abantu mwaherekeje umubyeyi kwa muganga, mbabaza akantu mukumve ariko mutazi icyo gasobanura. Kuki waherekeje umubyeyi bamutwaye mu maternity yabyaye baza babaza ninde waherekeje mukana bana Korodina? Niko umugore wanjye yitwa, ni ngewe. Kuki batabaza ngo umugabo we nini? Ndi hano zana imyenda. Kuki bakeneye imyenda badakeneye umugabo cyangwa icyo mupfana? Nuko imyenda ari ikenewe. Umwana ageze mu isi igoye kandi ikeneye gufubikwa, hanyuma ntabwo ukeneye akazi kawe warakarangije, zana ibiki. Niyo mpamvu umuganga asaba imyenda kuruta se. Uyu mwana rero nta n'utwaye ngo twiminja bamuteruyemo, yavutse ahita ahura n'imbeho y'inaha. Mubyibuke ko twavutse n'ibigera by'inaha, ariko Imana ikagenda iturokora ku manywa, yongera iturokora nijoro, n'uyu munsi iracyaturokora. Dufite n'icyizere gikomeye cy'uko Imana izakomeza kuturokora, kuko iyo duhetse ikadukuza, uyu munsi sibwo yatureka. Arangije nyina arirutse, asize umwana kwa kundi ruriro, rwigaragura mu ivata, rwigaragura mu mwanda.
iruhande rw'ibimonyi, iruhande rw'ibisimba, iruhande kuri iyo nzira hacaga abanyonzi, hacaga abamotari, hacaga abatagisimeni, hacaga abazunguzayi, hacaga amoko yose y'abantu, hari ku nzira. Ntihagira n'uvuga ngo aka kana ku mpamvu ebyiri, nimutora kugira ngo ni njye wamutaye. Impamvu ya kabiri, nangwa mu maboko nzabisobanura, buri wese agaca. Ndagira ngo nkubwire ko buri wese yafashe gahunda ku buzima bwawe zo kutagira icyo akora kugira ngo bitagira uko bigaragara, ariko n'ubwo batagihari Imana yihagurukijwe no gukora icyayo kugira ngo ibe ari yigaragara. Ngo aryamye, Imana iravuga ati wakana barakujugunya, reka nanjye ngo Imana ihita imanuka nk'ako kanya no hasi ngo dore ubwenge Imana igira, uhita utuza umutima. Uzi ko Imana siko mvuze ariko niko mvuze, ariko mvuze. Uzi ko Imana mwumva uko mvuze ariko atari ko mvuze, ntihagire ubijyana cyangwa ubyumva ukundi, ariko kuko siko mvuze nyine. Uzi ko Imana ishobora gutekereza nkawe ariko igira ngo iguhishe z'ububasha bwayo ejo ikakureka uko tukubona, ikagufata mu buzima tugufatamo, ariko ikubitsemo ikintu kidasanzwe. Aka kana Imana ije, umva icyo ngiye kuvuga ariko atari cyo mvuze, nayo yaje nk'ingome nka nyina. Hari umwenda mubonye izanye, hari supaneti mubonye izanye, ibitewe n'iki? Iravuze ati ningusigira umwenda abayibeshe barakwica, bayishyira ababo. Ninguha supaneti, turi mu gihe cy'imbeho, imibu ni hatari, hari abayize kandi hano haca ibirara, n'utayijyana iwe azayifura ayigurisha. Aho kugira ngo bigusigire babikwiciremo kandi nyuma yawe hari umugambi ukomeye, gomeza umere nk'uko nyoko agusize, ariko ngo usigire ubudahangarwa bwo kubaho mu gihe kibi kandi ubeho. Ihita imubwira ngo ndavuze ngo nubwo uri mu gihe kibi baho. Imana imusigira ijambo irigendera, ijambo riza ririmo uburingiti, riza ririmo ibiryo, riza ririmo amata, riza ririmo riza. Ubu rero turiho mu buryo bw'ijambo, ntabwo turiho mu buryo bw'ubumenyi, turiho kuko Imana yavuze aho ingiye uko ubuzima buteye ku isi ntitwagakwiye kuba tubufite, ariko kuko yavuze ngo tubeho ngaho turiho. Twashoreje muri Yobu havuze ngo erega hariho ibyiringiro. Nshoje nyo hariho ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera gishibuka. Uyu munsi uze kwikontorora, umenye uko wafasa, numara kumenya indwara yawe ibindi byose Yesu abirimo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Duhaguruke dusenge. Duhaguruke dusenge. Numara kumenya uko wafashwe, wisuzume, ibindi Yesu abyibereyemo. Haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Haracyari ibyiringiro, naho shitani yakubabaza Imana iracyafite umutima w'imbabazi. Haracyari ibyiringiro, naho ibiciro byazamuka ku isoko nta gihe byigize bimanuka, n'ubundi bituzamukiraho bikadusiga, n'ubundi bizongera bizamuka. Ko jyewe nigeze kugura isukari igura 65, izamutse igura 90, igera ku 110. Babashenye utubotike two ku muhanda, ibiguze 370, irazamuka igera muri 48, irongerera manuka igura 390, isubira kuri 590, igaruka kuri 620, ihamara iminsi irazamuka igera kuri 710, induru ziravuga, ihamara iminsi irazamuka igera kuri 830, ihamara nk'amezi angahe, iba yikubise kuri 900, ejo bundi irazamuka yikubita ku 1200. Murasakuza, none ngo yageze kuri 2. Aho kubabazwa n'isukari wababajwe n'isabune, kuwafuze yajya aho bamuha isukari, wanyweye isukari ntafure ko yagumiwe. Agiye muca ubwenge. Ushobora kunywa isukari ugahera mu nzu, ariko ushobora kubona isabune ukajyaho unywa isukari, ugahura n'uguhya 2 by'isukari. Ubuzima bwahagaze, turapfuye, Ukraine n'Uburusiya, na mbere yuko bigirana ibibazo twari tubifite.
na mbere y'uko ibibazo biba mu isi byari bihari, mwiza n'inzitwa, yego nabyo biriho, ariko Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Kandi mbibutse yuko kwa kwizera batubwiye kubasha gukura ibintu aho bihishe bukabizanira umuntu, ukajya ugenda uvuga ati igihe umwami Yesu ankunda ndamahoro. Gusa nta bantu bubatse amazu muri korona, nta bantu baguze imodoka muri korona, nta bantu baba busa nta babyaye muri korona, nta bashyinguye yose. Ni ikimenyetso rero kikwereka ko ibyo wibwira ko ari bibi ni uruhande rwawe, ku rundi ni byiza. Tuzi umutima. Sa nta bagore mu ngana bahukanye bavuye mu ngo 5, urwawe nturusonzeyemo nturusaziyemo, we kutagiye nta maguru ugira. Haracyari ibyiringiro. Nimba hari umurokore umfashije akumva yaje gusenga, mu nkundire dufate nk'iminota 10 dusenga. Wowe ujye uvugana na ya ndwara yawe uyibwire ati igihe turaziranye, ariko hari ibyiringiro aya manywa nakira. Ni wowe nawe tubwiye ngo ubibwire. Hari ibyiringiro. Dufite abagore biheje mu rugo, dufite abagabo bataye ingo mu rwihishwa, dufite abantu babenze umurimo w'Imana, dufite abayuku bongeho n'abajura, dufite inzererezi utamenya ubwoko bwazo. Bwira Imana ati sindwaye ahubwo sinarembye, ubu cyamfata nabuwandi. Uyimurikire, ubundi nurangiza mu minota nk'itatu maze kumurika indwara yawe, bwira Imana ngo haracyari ibyiringiro. Shobora kuba umuntu nanjye, shobora kubaho nanjye, shobora gutekana, shobora kwambikwa, shobora gusigwa akamuri k'impinja, shobora kurebanwa imbabazi, ndakira ubuzima. Utangire watura ubuzima kuko wabubonye. Hanyuma dusubize umuyobozi gahunda, dufate nk'iminota 10 hariya dusenga. Mana wadutabaraga, oh nanone Mana yacu, umuyaga w'ishuheri, uwo muyaga uzatubera ubuturo. Haleluya. O nanone Mana uzatubera ubuturo. Haleluya. Mana wadutabaraga, uyu munsi Imana igutabare, aya manywa Imana igutabare, none yongere igutabare. Haleluya. Kurengera ugeze kugupfa. Mana yo kwizerwa, Mana ifite ubushobozi bwinshi mu bayizera, Mana imenya kari imbere mu muntu kuruta uko umuntu yibona inyuma, Mana imenya karamutse kuruta karaye, Imana ihaguruka abanzi bayo bagatatana mu izina rya Yesu. Uri Imana igigira ikikora ikakirema ikagikomeza, uri ubuhungiro bw'abagutegereza kandi uri ibyiringiro by'abagushaka ku bw'izina rya Yesu rifite imbaraga. Mu kanya batwigishije kwizera ko guhesha ubuzima, batwigishije kwizera kuduhesha ubuzima, kandi uko kwizera hari imibare hano yagushyikiriye byanze bikunze ikwiye gutahana ubuzima. Duheshejwe kwizera tubikuye mu mugisha w'ijambo ry'Imana, duheshejwe kwizera tubikuye mu kubaho kw'ijambo ry'Imana, duheshejwe kwizera kuduha kwimenya y'indwara tukamenya n'amasaha iyo ndwara idufatira, duheshejwe kwizera kugira ngo tumenye uburyo bwo kurokoka, kwimuritse imbere ya Yesu Kristo kugira ngo amenye uburemere bw'indwara, twimuritse imbere ya Yesu kugira ngo abe ari ureba imbere, iyi ndwara irebane na Yesu bavugane kuko twebwe byaranze. Abahanuzi barayihanuye berekwa barazerekwa ariko zanze gushira, ndetse n'imitekerereze n'ubwenge bwacu burabireba bukabona ntabwo birimo bihura n'uko dushaka.
ariko turasenze ngo reka ijambo ry'Imana rigira ububasha hagati muri twebwe. Reka Yesu ujye ureba akamenya indwara y'umuntu, ayireba ayimenye. Narangiza dutumiye Yesu ngo azavugane n'ibirwara byaduhokeyemo, nazavugane n'ibirwara abantu batazi turwaye rwihishwa, nazavugane n'ibi birwara by'ubusirimu abantu barwaranye ibirwara kandi biri mu rubori rwabica, kuko Bibiliya iratubwiye ngo aho kimufatiye niho kimunigira. Bigaragare ko ari ikirwara umuntu yakwambariraho imyenda ariko ntikimubuze kuba we, ni ikirwara umuntu yakwisigiraho amavuta agacya, ni ikirwara umuntu yategana imodoka cyangwa akanayigura, ni ikirwara umuntu yatungana ibigaragara cyangwa ibitagaragara, ni ikirwara umuntu yababara agifite cyangwa akishima agifite, ariko aho kibereye kibi ntabwo ari nyiracyo ugitegeka ngo nigikore, ahubwo aho gishakiye kubyuka niho kibyukira. Niyo mpamvu hari abantu bacu twari twizeyeho ubuzima none ntabwo tubonye. Niyo mpamvu hari abantu bacu twabonaga ari bazima ariko kibafasha kirabaniga, kibakubise, kirabica, kirabagenza, kibakorera ibidakorwa. Ariko turi imbere y'Imana, turimuritse imbere y'Umwami. Umwami narebe uko tumezemo indani, avugane n'ibi birwara bidutigise rwose, kandi bisohoke bisohotse. Twakira ubuzima muri Kristo. Nitumara kwakira buno buzima, kuko kwizera guhesha ubuzima twakumvise, uku kwizera ngo umuntu akuriramo bigakunda, uku kwizera umuntu akwambariramo bikemera, uku kwizera umuntu akubamo atabesha kandi akabaho, uku kwizera twabibonye ngo ko umuntu agendana nako kukajya kuba ariko kumuzunguruka kandi kukamugeza ku ntego nyir'ukwizera yashatse. Reka bibe bityo ku bw'izina rya Yesu. Hanyuma tukimara gukira indwara, nudufubike Kristo, dufubike, dore isi yatwambuye ubusa, imbeho iratwishe. Dufubike, dore ntawe atugiriye ibambe. Iminsi n'ibihe nta mbabazi bidufitiye, ibiri ku isoko nta mbabazi bidufitiye. Dufubike, gahunda yabyo ni ukutwambika ubusa, ariko dufubike. Udufubikire mu miryango twashatsemo, udufubikire mu bavandimwe, udufubikire kuri ba mabuja na ba databuja, udufubikire kuri ba mama na ba papa, udufubikire ku batuyobora cyangwa abo tuyoboye. Izina ryawe rirushaho gushyirwa hejuru. Udufubike, utwoze n'amazi yawe, utujabure, udukura ivata mu kanwa tuzavuge kugira neza kw'Imana, udukura ivata mu kanwa tuzavuge gukora kw'Imana. Nurangiza udusigirire tubwira ngo nitubeho mu izina rya Yesu. Aya manywa rero ubwo ari we Imana ivugana natwe, turatura kubaho binyuze mwakwa kwizera, ndatura kubaho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umuntu wese asenge, yatura ijambo rivuga ngo ndabaho byanze bikunze. Senga watura kubaho, bwira Imana ko kubaho ari wowe nayo biri mu ruhande rwayo, nawe ukabyakira ukabaho. Turakira kubaho rero tubiheshejwe n'Imana, kuko niyo ivuga ngo tubeho tukabaho, niyo ibitegeka bigakunda, niyo ibivuga bikaba, yabitegeka bigakomera. Turakira kubaho hano ku Kacyiru, turakira kubaho mu itorero ry'Imana, turakira kubaho mu gihugu cyacu, turakira kubaho mu mipaka yacyo, turakira kubaho mu mpera z'isi, mu bice bine biyigize. Turatura ubuzima, turatura ubuzima, turatura ubuzima bwo kwizera, kandi uku kwizera kubeshaho. Mbega ijambo ryiza, kwizera kubeshaho, kwizera. Urakoze Mana, urakoze cyubahiro cy'amahanga. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kukugira neza, turagushimiye iyo wabishoje neza tubwira ngo harakiringiro, kuko umuntu wamaze gukira indwara abasha kwirata,
kuko umuntu warangije gukira abasha kuvuga ineza, kuko umuntu warangije kwakira ubuzima abasha kwiyemera akavuga ngo Imana yangiriye neza nanjye ndayishimye. Yobu warabishoje rwose, aravuze ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro, kuba babariwe ibicumuro by'ibyaha bye bitwikirwa, haracyariho ibyiringiro, ko uwizeye Imana atazakubitwa hasi, haracyari ibyiringiro, ko itorero rizongera rigahembuka, haracyari ibyiringiro, ko abapagani bazongera bakamenya ukuri, haracyari ibyiringiro yuko ibirwara abantu bamaranye iminsi banduye, bamaranye iminsi mikeya cyangwa bafashwe bakiri bato, ko Yesu azabakiza bakongera bagasubira mu murongo nyawo. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Urakoze Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe. Twizereye mu ijambo ryo kwizera kubeshaho buri wese muri iri teraniro, n'undi uri hafi cyangwa kure ariko wizera Kristo afite umutima utaryarya, umutwerekera ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo ajye avuga ngo Uwiteka niwe Mana. Urakoze, icyubahiro kibi cy'Imana ku bw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha. Shalom.